waba ukeneye ibikoresho byo mu nzu, Area Design Furniture yaje nk'igisubizo. Tubakorera ibitanda byiza bigezweho, intebe zo mu ruganiriro, saramanje, garderobe, utubati, ibikoni, tukabavugurira n'ibikoresho byanyu byashaje. Dukorera Nyabugogo ku mashyirahamwe ahazwi nko ku Nkundamahoro. Watugana cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ureba kuri ekara yawe. Ndagowe ijoro ryose umugabo nta kintu yigeze ambwira, nta kintu yambajije, yaje ahita yivumbura ajya mu buriri, ariko nta kabuza pe, iriya mbwa y'umukozi izi ukuri, ashobora kuba yatanze amakuru yagize ikintu avuga, ariko ntabwo ankira. Kanze nzinduke hakiri kare musange mu cyumba cye muhambirize, na bose we atari yabyuka. Ariko mana yanjye, nakurikiye amafaranga, iby'urugo nsa n'ubyirengagije. Noneho mana yanjye, ariko mana rw'uyu munsi nimbona ndurenze ntabwo nzongera pe, sinzongera ukundi. Ariko se jambo ariko nize mubona uyu munsi amasaha mbere itaraka. We Jamari koma uyu mujene nawe yarasaze cyangwa ako umenya yinyira buje asigaye mwose Utemeze sawa enge so uje gutwara abana abandi bagore b'abana ubundi umutima mugira muture muri sawa ucyakiza cikatisha umudugudu wasi mu gihe kibere wabuze ndi mudugudu ujya enge werekisi gutwara abagore b'abandi batwaje mo ndi hano hepfo nawuzi kisemenya umugore wa munezo hano hepfo nawuzi nyine ngiye nago menya ntabwo amukuriwe banzu nyumve neza kumvirije reka mubwise kuri moto tuzongera guhuriza tuzakureka kuri uzongera kwinjira muri umudugudu wagiye se ndemba ndi mu kazi ntambugurana imajana gutwara n'ubu ngubu bampagaritse hano namutwara cyane rwose kamubwise kuri moto sakureka ku buyobozi wambwiye nkagutwara kugeza kuri ribusa ukabanza ukandeka katarwe kandi ngani moto kandi ndebe urute no kunywa ikize ntacyo ndi ko ntacyo uri kumbwira banzu ikibazo ndi kukubwira ikibazo uri kukubwira kuki uri gutwara abagore b'abandi Inge ndi mu kazi. Waje utwari nawe ugira. Nawe ugira.
ngiye umugore wanjye namutwara ari umujyanye abo ngabo ntwara mba ndi mu kazi n'ubu ngubu nguvuga aka kanya mpagaritse namutwara ari umugenzi uri kwa munani hangaha se ntawe twahanye gahunda ndi kubashaka ushaka se hari uwo wabashyize kuri abandi baje mu gutwara atari abagore gusa bahano chef banzu nyumva twe gushwana sibyo twe gupfuka nabyo gushwana ngewe ndikavukira ntugakina n'abana bakavukire Betiwe ibyanjye banze ngo inshishi za isosi yaguyemo inshishi Betizi yuko reba cya gihe uzi ko nagiye burya nyuma nyine naje kugenda turahura gusa nta mafaranga yigeze yambwiye yuko ikarita ye ntago birimo bikunda neza kuri banki ngo akureho amafaranga uyu munsi nibwo yambwiye ko ari buranyiherereye ariko wumva ngo naraje nsanga umugabo yiyahuje inzoga mpita mbona yuko nyine hari ikintu yaketse ariko ubwo noneho no guteka atekereza ko arimo abyikorera ariko nanjye wa mukozi nahise nkeka yuko yaba yaramuhaye amakuru nanjye nabyutse muzingisha yahambiriye namuhambirije yagiye da mfite ikibazo cy'umugabo wanjye Beti kugenda mu muhanda wa leta uyu ni umuhanda wa rusange niba ufite ububasha ngaho nkura muri uwo muhanda icyo kintu uza cyawukura hano cyo ntayo umwaku ntayo umwaku hano uzabyifata nyuma yako pumbafu uriya mugabo urabizi ko dukundana mana arankunda nanjye nkamukunda ariko nakoze ikosa rikomeye ayo shama we tuzongera kukunguta mu mutwe sureba mwana tuzongera kukunguta ariko biri uzambangamira kugeza ryari mwana unyara kuburira akwishimye n'ubwo wagize umuntu kumvuga ngo ndajya kure njyewe ahubwo ingeso yaragufasha kunyira gufata ijya mu magufa yose ubu uranyara ku myaka 25 nyara kuburira iki kintu mwana nabwo rero waranyara kuburira njyewe wowe nyine ntabwo nshobora kumva guri gukurura akadobo kakunira gukura mu cyo gitana kubera ureshya ngurutyo ubona kubikorera kuburira kandi mwana wereka amaze wazatuma ngushota umunsi umwe ibintu byo kuza binyarisha ku buriri ntabwo bikenewe hano urabona uragenda n'urutwe gusa n'urusatsi uraho ngaho nzabivuga urumva ibintu byabaye nacitswe sheye kugira utese sindi kunyara nyine unyara iki se yari ni muri wese wanyaraga wowe kanyara mu kanyaru wamwumvisha wasaka na sheri wawe ngiye gukuraburiza wowe ni umugabo undi sura mukobwa uteretse unyara ku buriri buriya nyara ku buriri nyine reba iriya matora ukuntu wayigeze uko wagira ngo ni mu kiraro cy'inka mwana nayo y'inyana kandi ubu wasanga ari akandi gakozi kanze kunkingurira ubu kabe gasezera ko ngako rwose naje rwose kado nawe ukora ngaha oya wigira ikibazo bakwirukana nkahasigara akira zishaka iki akira banze nansuhuza umuco jamani ndikora hano ushaka iki hano mu kipapo tutamo turimo ndashaka akazi k'iki ibintu byose byaba turabyishobora ushaka iki cyane ubuze no gufura imyenda wanyayemwo ntabwo bishoboye numva inkari zanyishe gusohoka hano udafite amaguru yawe nitwa kadoyi ntabwo nitwa kado umukecuru gushobora kutuvuga amaguru kagura twatera umwe w'ikibungo yavuba uvuga ikintu kibugeze nta kazi Kigali rega muri wowe nakufite mu kadu iki ngewe nawe nguha akazi ako mwagiye murika ubu se mvuye nagiye n'amaguru nyarutsa ahubwo bibaye ukubwira wowe nakufite mu kaduhi ahubwo bibaye byiza wananyakira ukama ku biryo ndakwakira uri iki wangigera muri uri iki wowe ndakwakira uri iki kutukana mubwire naje rwose mubwire ni njyewe yari yohereje wigira ikibazo nta kibazo kandi nahita mubwira nta kibazo ni njyewe kabisa
ikintu kikugenza shaka Ntabwo. iki kibazo cyo wangigeraho Ariko se- ubura kuntu uri kuturira ate Ako- uzwa akazi kacu reka buretse kuri radiyo ntabwo amakuru ajya asubira inyuma mbese nkomeze nkubwire ari Sohoka. nasohoke ntabwo ndashaka akazi wasusa sohoka komeza wakibuga nase ko inkweto zanjye zinguye zingugira mwebwe mba mbanda nashaka kurwana natwe oya ntabwo ndi igisambo ngenda senga ndi padiri mu murukweto rwanjye ariko mbere ntabwo mu murukweto rwanjye ndi gushaka akazi nyabu none se iriya matora ni iyanyu mwebwe mugirayo ndi gushaka akazi oya ni telefone yanjye ariko se ko mwabayingegera ndi gushaka akazi ariko uretse hano uri kwa mama buhawe oya ni iwanyu kuko naje gushaka yakoze ariko muranyara ziko wayabona bya bimasa nindunya nindunya Sibiri mama wawe yara ni ngewe vuga ikintu kikugenza cyo ndashaka akazi akazi ukora iki uretse kwisobanura ito kishoboreye akazi ko kuko mu rugo ko mu rugo sha umva akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nkajya mbakurira zirankari mwanyaye n'ubundi cyore igorata wowe nabonye uri umuntu mwiza nafate nimero zanjye ucishora ashobora kumukenera tukagihamagara ariko ndakasigamo inyakora kandi uzi ukuntu nzi kwita ku bakecuru vuga nimero zawe 0 8 vuga nimero zawe yandikire wavuze na 0 7 8 70 nimero nasize chano roni ariko abanyakigali muri abana babi ariko naza mukamba ku biryo oya nagiye rero tujya kwita kuri bwa byinka ko yisa nawe ese madame uyu munsi ko nta jambo nabonye meze bite hari abamutumiye oya ntabwo nigeze mutuma ari yeze uyu munsi ko mbona wajya mu bintu ntabwo turi gutya ijambo risa ahantu yagiye nabonye abyutse agenda jamari yagiye yabyutse agenda ntabwo kubwiye impamvu yatumye agenda se ngo iwabo bamuhamagaye sinzi ikibazo kiriho ntabwo byumvikana uburyo yaba agiye adasezeye yakubwiye se basi muri bagenda abagira iyo bajya baragenda hari kugenda muhagaze ese ubundi tutajya mu magambo menshi wowe nimugoroba urumva ari amasaha ibyo dutambwiye ese ubwo urumva nabura ahantu ku buryo ugenda ukagenda mu gitondo ukagaruka nijoro hafi saa sita utambwiye utanamamagaye na kamesaje ariko seretse yuko umuntu avuze ngo ye baba ubu ngubu mfashe inzira nkagenda ntunashaka kumenya niba ari bizinesi z'urugo gusa ngo kumenyesha byonyine niba ari bizinesi ntabwo wambwira nkamenya ibijya mbere icy'ingenzi ni uko ntaraya sinzi ukuntu urimo kwitwara ngabo bazi igenda ujye guteka nimba jambo idahari ntabwo tubona se turabwirirwa ndasushonje pe njyewe ndumva nta nzara mfite rwose nose basi kandi biteka n'ibindi bundi none nta mbaraga mfite ariko mbabare mbwiza ukuri wamburana iki ngo umbwire nyishake basi nzaniye gura ku buryo utanacana imbaro ngo uteke turye ngo nta mbaraga ufite saba ubwo nta kibazo ubwo ndaza kubyikorera ariko umenye ko umunsi uzabona habe iki
Kubaza byinshi. Niba udashaka kubikora kubyikora. Icyo ushaka ni iki? Halo? Nta kibazo ndaza nzikoherereza ibintu. Sasa za document se? Nta kibazo ndaziguha mu kanya, ndaziguha kuri WhatsApp. Aribe. Oya ntabwo nakoresha kazi. Sawa naribe. Sawa. Ndagiye kubyikorera. Ariko umenye ko ariko abagore bari abakera wongeye kubyitekera vuba sanga murangi ere yamuhaye ibishiko kuko byatumye amera kuriya ba ego kibirinduye ayitaraga hejuru Yesu wacu Esha mutwe areshi yisumeze neza imeze bite se waragera werekeje se ariko ayo mana aho gira defo dore nko agasasa kituyemo urarenze turagiye isuku byaraye bimeze imeze bite se tugeze turiye ntari bizana sinsa nge mbyimenyere ikingeri mama wawe ngenda giye kuryara kwa munezero rero kubasura de ugiye kugira gute ugiye kubasura ariko sha mwana uzajya ubona sasa zigeze ariko ni wawe ngiye nana umuco si sawa naramaze ubwo se umunsi bakuvumbuza bigenze ute naramaze bazavumbure no uzavumbure ujye arewe ugira amafaranga arewe cyo kwirwa amakobwa gusubirwa nazangigira mwana ye nazakuze ambonerara ngaho jye genda ubunzura umeze nk'ingurube ku kigo cy'amashuri munsi baguhaye Sona burya none ko none nibyo natetse. Sawa kuri se amasa. Namo. ahubwo ukuntu yise bihuzamo n'ukuntu ugiye kumeza umeze neza se Nta kibazo. umuntu kutishimye Aya nari ni karibu. mwatetse iki se wenda by'amatsiko menshi ni inyama se Kari wayi. nari mbasuye rero Karibu. biragenda se Ana gake nari bikabisa. nawe biragenda Ariko ni karibu mwana nabaye karibu kabisa. nawe nuko muratishimye moda burangiye ibyo bike cyane Yewe na mushiti wanjye yitwa Mutwe. Mushiti wanjye kabisa. bakera buriya twari inshuti kuva muri uriya mwaka zikundana cyane ubwo tutangana ariko umuvandimwe kabisa ariko umuhati